akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Abaduteze amatwi twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Umugiye gufatanya muri uyu mwanya ni Munyagisenyi Ngango. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ibyerekeranye n'umubatizo. Mbere yuko tuganira kuri iyi ngingo reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rukomeye byabanye natwe, tukaba tugeze muri uyu mwanya, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe ryera, weze imitima yacu kandi weze n'abaryumva, ritugirira akamaro, rizaduhesha amaherezo meza. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Mu cyigisho tugiye gufatanyiriza hamwe ni ingingo itubwira umubatizo. Icya mbere ni uko umubatizo ari itegeko ry'Imana ryatanzwe na Yesu. Ni mu gitabo cya Matayo 28 uhereye ku murongo wa 16. Matayo 28 duhereye ku murongo wa 16 ariko turibanda ku murongo wa 19. Nuko abigishwa 11 bazigarara ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Andi magambo turi busome ni mu gitabo cya Mariko 16. Igitabo cya Mariko 16:15 arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abari bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aha Yesu yarabwize itegeko rikomeye ko umuntu wese uzizera agomba kubatizwa. Buryo umuntu amaze kwemera ubutumwa bwiza akihana ibyaha bye, akwiye kwizera akabatizwa. Ni itegeko ryatanzwe n'Umukiza, nta kirivuguruza, nta cyarihinduye. Mu ijambo ry'Imana hatwereka umubatizo uwo ari we. Turi mu gihe imibatizo ari myinshi. Hari uwo mu gahanga, hari uwo gukebwa, hari uwo mu muriro, hariho n'indi itandukanye tutari twamenya, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko umubatizo Imana yasize yatanze, umubatizo Yesu yategetse ari umubatizo umwe. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho cya 4 uhereye ku murongo wa 4. Abefeso 4 umurongo wa 4 ahanditse ngo hariho umubiri umwe, hariho umwuka umwe, hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe, hariho umubatizo umwe. Uwo mubatizo umwe niwo Yesu yategetse yuko wizera akababatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kubw'iyo mpamvu tugomba kumenya uyu mubatizo uwo ari we. Yesu Yohana ubwo yabwirizaga yabwiye abigishwa be yuko uwo mubatizo Yesu yamutumye ari we agomba kubatiza. Ariko Yesu nawe akazongera kutubatiza indi mibatizo ibiri, aho yavuze ati, njyewe ndabatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma yanjye azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Umwuka wera ni imbaraga ihindura umutima, naho umuriro ni ibigeragezo. Ariko umubatizo ukorwa w'inyuma w'umuhango Yesu yasize ategetse umwe, ari wo mubatizo tugiye kurebera hamwe. None se muri kino gihe imibatizo ari myinshi, umubatizo Yesu yategetse ni uwuhe? Umubatizo Yesu yasize ategetse ni uwuhe? Reka dusome ijambo ry'Imana. Watangiye kubatiza ni Yohana Umubatiza, watumwe na Yesu ari integuza imubanziriza. Mu gitabo cya Matayo
igice cyaho cya 3 umurongo wa 6 ahanditse amagambo agira ati ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani. Yesu ubwo yabwirizaga mu isi, Yohana burya yaramubanjirije. Uwabanje kubatiza ni Yesu, ni Yohana rero. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga neza yuko Yohana ubwo yabatirizaga mu ruzi rwa Yorodani. Reka tuhasome twumve neza ko ari byo. Matayo 3 umurongo wa 6. Ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana umubatiza yabatirije mu ruzi rwa Yorodani. Ntabwo ari ukudaha amazi, ntabwo ari ugukeba, si ukugira ikindi ukora, ahubwo Yohana wizeraga wese yamubatirizaga mu ruzi rwa Yorodani. Mu gitabo cya Matayo n'ubundi igice cyaho cya 4 katubabwire amagambo ahanditse. Ni Matayo igice cya 3 umurongo wa 13. Matayo 3:13 haratubwira ko na Yesu Yohana yamubatirije mu ruzi rwa Yorodani. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye, ngo dusohoza gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yesu nawe agiye kubatizwa, wari ugiye kuduha icyitegererezo kitazigera gisibangana, umuyobozi w'ubutumwa bwiza kandi umutware w'itorero yasanze Yohana umubatiza mu mazi ya Yorodani, mu ruzi rwa Yorodani. Kuko Yohana yari amuzi, aravuga ati, ni wowe unsanze, ahubwo wari ukwiriye kumbatiza, ntaba ari njye kubatiza. Yesu aramubwira ati, ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Nubwo nta cyaha nakoze, nubwo ntaracumura, kubatizwa ni ugukiranuka ku Mana, nanjye ugomba kumbatiza ngo nje nawe dusohoze gukiranuka kose. Ni inshingano y'umubwirizabutumwa kubatiza. Ni inshingano ya buri wese wizeye ubutumwa bwiza kubatizwa. Niyo mpamvu na Yesu yasanze Yohana ngo hatazagira uwitwaza icyubahiro, uwitwaza umwanya arimo, uwitwaza ubutunzi afite, ngo yumva ataje mu mazi. Maze Yesu asanga Yohana mu mazi aramubwira ati, mbatiza. Yohana yanze aramubwira ati, bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Hanyuma ijambo ry'Imana riti, ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Noneho burya yagiye mu mazi abarimo abatirizwa. Amaze kubatirizwamo ava mu mazi. Irindi somo ryerekana yuko umubatizo wemewe, umubatizo Yesu yategetse ari wo mu mazi, ni mu gitabo cya Yohana igice cya 3 cya Yohana 22. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga mu Ayinoni, bugufi bw'i Seremu, kuko hari amazi menshi, abantu barazaga bakabatizwa. Yohana yafashe urugendo aje mu Ayinoni, abatiza abantu benshi, ariko icyo yari abungiye ni amazi menshi, abantu barazaga bakabatizwa. Kubw'iyo mpamvu ijambo ry'Imana rihamya neza yuko umubatizo wategetswe n'Umukiza ni umubatizo wo kumanuka, wowe ubatizwa n'ukubatiza mukajya mu mazi menshi. Ndetse mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6 hatugaragariza neza yuko kubatizwa ni igishushanyo ariko cyo kuhambwa cyangwa se cyo kwibiza ikindi ku muntu. Katubisome mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6. Abaroma igice cya 6 nacyo hatubwira amagambo yuko kubatizwa bigereranya guhamba umuntu akibira ntaboneke. Umurongo waho wa 3, ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera muri we. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese,
aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe gusangira ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranyijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Aya magambo aragaragaza yuko kubatizwa, kwibizwa mu mazi, byerekana ko umuntu aba yemeye guhambanwa na Kristo. Niyo mpamvu umubatizo nyakuri uba mu mazi menshi, kandi ubatizwa agakorerwa igishushanyo cyo guhambwa neza nk'uko Yesu yahambwe ntaboneke. Ni kubatizwa akwiriye guhambwa mu mazi, akerekana ibyo yizeye ko ahambanwe na Kristo mu rupfu rwe. None se ninde ukwiriye kubatizwa? Ukwiriye kubatizwa twamusomye muri Mariko 16:15 handitse ngo uwizera akabatizwa azakizwa. None se hari undi ugomba kumenya ko umuntu yizeye kugira ngo ashobore kubatizwa? Oya, ahubwo wizeye niwe ugomba kumenya ko yizeye akabona akemera kubatizwa, akaba ari ubisaba. Mu gitabo cy'Abaroma, igice cyaho cya 6 umurongo waho, igitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 11 haranditse ngo aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Ubatizwa agomba kwizera kandi akiyumvamo ko yapfuye ku byaha. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mubanze murebe ko yapfuye, ko ibyaha bye byarangiye, ko yamaze kugera ku rugero rwiza, ko yamaze kugera ku ntambwe ikwiriye. Ahubwo ubwirwa neza ko ubwawe ukwiriye kwizera kandi ukiyumvamo ko wapfuye ku byaha, maze noneho ushinzwe kukubatiza akakira umusanze akamubatiza. Nta rubanza, nta cyaha uramutse ubatije umuntu ukubeshye akubwira ngo yamaze guhinduka kandi ngo yamaze kwizera ariko atapfuye ku byaha, kuko ni wowe ubwawe ugomba kwiyumvamo ko wapfuye ku byaha, maze ukubatiza akarangiza inshingano ye. Noneho twari turi ku ntambwe ya kabiri y'ugomba kubatiza, tukiri ku ntambwe ya kabiri y'ugomba kubatizwa. Ugomba kubatizwa ni uwizera akaja mu mazi, akabatizwa mu mazi menshi, kandi ubwe niwe ugomba kubyiyumvamo maze akibizwa muri ayo mazi. Icya gatatu, n'ugomba kumubatiza. Mbese ninde ugomba kubatiza? Umuntu wizeye kandi wihannye. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimugende mu mahanga yose, uwizera akabatizwa azakizwa. Icyo ukuri cyumvikana mu ijambo ry'Imana ni uko umuntu wese ubwirije ubutumwa bwiza, umuntu akihana, wumviye itegeko rya Kristo, iyo uwihannye yizeye, burya uwamubwirije afite uburenganzira bwamubatiza. Muri iyi si ya none abantu bamaze kwizezwa yuko hariho uwabatiza n'utabatiza, ariko mu ijambo ry'Imana tubona ingero z'ababatije. Icya mbere, intumwa zarabatije, zari zatumwe kubwiriza ubutumwa bwiza. Abihannye barababatije. Aho ni mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa uhereye ku murongo wa 37. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2:37 uhereye kuri uwo murongo kugeza ku murongo wa 41. Abo bantu bumvise ibyo bashimita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone korerwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati mwikize ab'igihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Abongewe ku basanzwe baba nk'ibihumbi 3. Abangaba n'ababatijwe n'intumwa. Ubwo Petero yabwirizaga kubwirwa cyane maze guhabwa Umwuka Wera, ubwo Petero yigishaga ku nshuro ya mbere amaze kubona imvura y'umuhindo ari wo Mwuka Wera mu gihe cya Pentekote, abizeye baramubaje bati tugire dute? Arababwira ati mubatizwe, nibwo muzahana impano y'Umwuka Wera kandi muzababarirwa ibyaha byanyu. Abemeye amagambo ye barabatizwa. Muri uwo mugi wari wumvise inkuru nziza, abemeye kubatizwa
baba nk'ibihumbi 3. Intumwa rero zarabatije. Nanone kandi umudiyakoni nawe yarabatije. Muri Bibiliya umudiyakoni yarabatije. Ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 8. Ariko ndabanza nsome igice cya 6 ahatubwira amazina y'abadiyakoni. Nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera Abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwa ku kigero ry'imisi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data, mutoranye murimo abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Urasoma haruguru ngo n'abadiyakoni ba mbere. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo. Batoranya Sitefano, umuntu wuzuye kwizera, batoranya Sitefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo, na Porokoro, na Nikanori, na Timoni, na Paromena, na Nikolao wo mu Antiyokiya watoye idini y'Abayuda. Icyo nari ngendereye ni amazina y'abatorewe ubudiyakoni bwa mbere. Harimo 2 bazwi cyane, ni Sitefano na Filipo. Aba bombi bamaze guhabwa inshingano y'ubudiyakoni bakomeje kubwiriza ubutumwa, kandi abizeye barababatije. Tuzirikane ko mu gitabo cya Yohana 21 Yesu uwo yahaye ubushumba mu gihe cya mbere ni Petero. Ntabwo Sitefano yabwirizaga ngo abantu nibihana aze kubwira Petero ngo UMUBATIZO. Nta nubwo Filipo yabwirizaga ngo yageze abantu bemeye ubutumwa avuga ati, nje mwantereye ubudiyakoni, Petero ngo uje kubatiza. Tureba mu ijambo ry'Imana uko byagendaga. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8. Turahera ku murongo waho wa 26. Bukeye marayika w'Umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugana ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikaja i Gaza, yayindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware n'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'umunyetiyopiya yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nabibasha ntabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama acecekera imbere y'abakemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe ku isi? Iyo nkoni ibaza Filipo ati, ndakwinginze mbwira, ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahereye kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi. Iyo nkone iramubaza iti, dore amazi, kimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayisubiza ati, niba wizeye umutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanuka baja mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Ubu ni ubuhamya bwo muri Bibiliya bw'umudiyakoni wagiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko umuntu yihannye ntiyajya gutumaho umushumba cyangwa ari umuyobozi w'itorero icyo gihe witwa Petero, ahubwo aravuga ati, niba wizeye umutima wawe ndakubatiza. Aramanuka aja mu mazi, Filipo n'inkone bombi arayibatiza. Biraduhamiriza neza yuko mu ijambo ry'Imana riyobora abizera umudiyakoni yabatije. Abantu benshi baratangara ati ibyo ntabwo bishoboka, ariko biri muri Bibiliya. Naho dusoma mu ijambo ry'Imana aho yategetse yuko hazajya habatiza abapasiteri gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ryerekanye yuko n'umudiyakoni yagiye mu mazi arabatiza. Nk'abagendera kuri handitswe ngo, twizera yuko n'umudiyakoni abwirije ubutumwa bwiza abantu bakihana, yaje mu mazi akabatiza.
noneho mu ijambo ry'Imana herekana ibirenze ibyo ko n'umwizera yabatije undi mwizera. Ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 10. Ubwo Pawulo yari amaze kubonana n'imbaraga y'Imana, amaze gufatwa n'imbaraga imurenze ubwe, yabwiwe ko agomba kujya i Damasiko kandi akaba ariho azabwirwa ibyo azakora. Hanyuma mu nzu Pawulo yari arimo, marayika w'Umwami w'Imana asanga Ananiya w'umwizera. Byanditswe bite mu ijambo ry'Imana? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 10 handitse ngo i Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya cyangwa se umwizera. Umwami Yesu aramubonekera aramubwira ati, Ananiya. Nawe ati, karame mwami. Umwami aramubwira ati, haguruka uje mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe wabonye mu iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjiye amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati, mwami, ko uwo muntu numvise benshi bamuvuga ko yagiriraga nabi abera bawe b'i Yerusalemu, kandi none afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha bambaza izina ryawe. Umwami aramusubiza ati, genda kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranirije ngo yogaze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nabo uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, Umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke, wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranye biva ku maso, arahumuka arahaguruka arabatizwa, amaze gufungura abona intege. Biranditse ngo Ananiya abatiza Sawuli, aho umurongo watangiriye dusoma. Niba rero intumwa yarabatije, umudiyakoni akabatiza, umwizera akabatiza, birumvikana yuko umubatizo nta bantu muri Bibiliya wagenewe ngo uyu yabatiza ngo uyu ntiyabatiza. Ahubwo umuntu wese wizera Imana aramutse abwirije umuntu cyangwa agasangwa n'uwihannye ukeneye kubatizwa, uramutse ufite amagara mazima yakujyana mu mazi, nawe uri umwizera w'ubutumwa bwiza, ukwiye kumanika mu mazi ukabatiza umuntu wese wihannye. Noneho ugomba kubatiza ni umuntu wese ubishoboye ariko wizera ubutumwa bwiza kandi ububwira abandi. Reka dusome amasomo 2 asoza icyigisho cyacu ku byerekeranye n'icyo umubatizo utumariye. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Abakolosayi. Abakolosayi igice cyaho cya 2 turahera ku murongo wa 9. Nyamara muri we, ni muri Yesu, niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutware w'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutware w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Muri we ni namo mwakebewe, gukebwa kutari ukw'intoke, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, niko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Iyo umuntu yizeye, akwiye kujya mu mazi agahambanwa na Kristo, akaba ahamirije isi n'ijuru ko yizeye imbaraga z'Imana yamuzuye. Niyo mpamvu byanditswe ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Mu gitabo cya Petero aho dusozereza, igice cyaho cya 3 umurongo wa 21 n'urwandiko rwa mbere rwa Petero, hatubwira amagambo agira ati, na n'ubu amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho icyo cyo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware n'imbaraga. Ndasubira muri aya magambo, na n'ubu amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho icyo cyo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana
ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware n'imbaraga. Twari ku ijambo ritubwira umubatizo. Dusanze ko umubatizo ari itegeko ry'Imana, kandi dusanze umubatizo wategetswe n'Imana ari uwo mu mazi menshi. Dusanze kandi abagomba kubatizwa ni abantu bose bizeye ubutumwa bwiza. Ugomba kubabatiza ni umuntu wese watumwe na Kristo, yaba ari intumwa, yaba ari umudiyakoni, yaba ari umwizera, yaba ari umukuru w'itorero. Umuntu wese afite uburenganzira bw'abatiza ukeneye kubatizwa. Niba ari ngombwa ko ari we umubatiza, nta mpamvu yo kurindira. Igihe umuntu asabye amazi akwiye kuyahabwa. N'uwizera ubutumwa wese kandi ushobora gukora uwo muhango. Ikindi tubonye cya nyuma ni uko icyo umubatizo tumariye iyo tubatijwe, Yesu adukirisha kutwuhagira, kubera twemeye gukora umuhango wo guhambanwa nawe. Ariko ntabwo amazi ariyo atweza, ahubwo twezwa na Yesu, kuko imitima yacu yizeye kandi ikareka ibyaha byayo. Imana idufashe, iduhe kwemera kugendera mu ijambo ryayo, ngo twizere tubatizwe, tuzabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.